Padre Imana amashina cy'ubuzima Yesu. Imana yabwiye kuva uyu mwanya Imana igiye kugukomeza imbere y'abanzi bawe. Ntabwo Imana izemera kuko barisone, kuko iyo waje gusengana Imana ishobora byose. Usaza no gushima Imana igiye kuguhindura amashini, abagusuzugura bakitondera. Igihe wanyuzemo byari bikomeye papa, wanyuze mu bihe biteye ubwoba bikomeye, ahantu umuntu agera akabona inshuti zose ntazo. Azici ntabwo bira kuri kamera, ariko humura, shikama, Imana iri mu ruhande rwawe. Amen. Bantu Imana ngo umugabo nk'uyu yaje gusenga, agiye kubwira abagabo banyu bakaza gushaka Imana. Uwabase mu izina rya Yesu. Papa, iturizo tumbere Imana. Tumbira Yesu, niwe wowe wicaye mu rwego baturutse. Mumarize microphone. Waturutse he? Wajuguye mu mutara. Ariko Mana we, ariko Mana we, kutatuzaniye amata yo mu mutara. Kutatuzaniye amata. Waturutse mu mutara hagana he? Gatsibo ni bakoraritse wowe. Nabo bambonye kuri YouTube. Papa, kakubwiye Imana waje gusenga igiye kugutabara. Wowe tuvugana, Imana irambye ngo ufite uhagaze mu buzima bushaririye uyu munsi tuvugana. Uriho mu buzima bukuruhije, ibintu byawe byose byarapfapfanye. Uri wa muntu ugira amahirwe ukazamuka wagera hejuru ukitura hasi nawe utazi ukuntu bigenza. Wagiye ugira amahirwe menshi yo kubaho, ariko Satani yose arayafite. Imana irambye ngo mu kwezi kwa gatanu hari urupfu rurimo rurasinjira iwawe, kandi urwo rupfu rwashakaga amadamu, Imana yamubereye, Imana iramurira. Uribuka ko hari urupfu Imana yarinze madamu wawe mu kwa kangahe? Ndabona yarabyaye umwana, ariko abyara umwana upfuye utari muzima. Yego, Imana irambye ngo yagombaga gupfa kwari kugira ngo uyu munsi uzaze gusenga mu nzu yawe. Imana yambwiye hari inyama zasigaye mu nda ya madamu wawe ahora aribwa. Imana irambye ngo nahira gukirije nta muganga ukoresha. Icyambari Imana irambwiye hari akagambane k'abagabo babiri Imana igukuriye, bari bashaka kukugambana. Uwinzoga ugenda usereke kuko bari bagiye kukorogera mu nzoga wowe. Kandi wowe iyo wabonye agafaranga usengerera inshuti zawe ukugezeho wese uravuga uti baguhereze. Kandi ntabwo usiba zonyine, ndabona n'itabi. Ukimara kumenya ko uraza gusenga waravuze uterekera itabi ndireke. Yego, Imana irambwiye gabanya inzoga, ukizwe Yesu niwe uzagutabara wenyine. Papa, ibintu byose waragerageje byaranze, n'uwo mugongo wawe sibuze. Ushaka gusengera Imana, ndabona Imana igira ngo yakurinze impfu zigera muri 6. Imana irambwiye ngo wibuke hari ahantu wari uri, ndimo kureba gusa n'ahantu wari uryamye. Imana irambwiye ngo yagutambukije urupfu rurebesha amaso yawe. Wagombaga gupfa, Imana yari gufiteho umugambi. Imana irambwiye ngo hari abacitse amaguru birakurinda, abandi bacika amaboko birakurinda, abandi barapfa wowe birakurinda. Imana irambwiye ngo irashaka kwikorera, uko kwikorera kwawe niho Imana izagutabarira. Leta anosi enego wigeze ubaho umusirikare,
wabaye we ubu wararetse. Imana irambwiye ngo kuva uyu munsi uhagaze nta kazi ufite. Imana igiye kuguhereza akazi mu izina rya Yesu. Kabiri, mu muryango Satani agenda ateza n'ingorane mutazi yose iturutse. Hari umurozi wari ufite umuryango wawe, kuva uyu munsi waje gusenga imbaraga z'umurozi ziracitse mu izina rya Yesu. Ibi byari Imana igihugu. Reka twakomera Yesu amashyi menshi. Reka twakomera Yesu amashyi menshi cyane. Uzamure haleluya. Imana izabutaka. Ikuki turinzi izako biriho kanari utegereje kanini hanganye uzasobanukirwa mfite ibyiringiro bifite ubugingo bitunganye bitewe mfite ibyiringiro bifite ubugingo bitunganye. Papa, haleluya. Haleluya. Imana irambwiye ikurize imanza imbere yawe. Hari imanza ufite tazo. Hari urubanza arimo kureba rw'umuntu wari uguhagurukiye yaragiye kukuburanya mu gashwana kari gupfuye akantu kose. Imana irambwiye ngo imbere yawe hari imanza Imana igutambukije. Icya kabiri, hari ibintu uri kureba urimo urakora imbere yawe ariko ntibimuvinge, ntibigende bigahora ku rwego rumwe. Imana irambwiye ngo ibi bintu Imana ikuyemo umurozi kugira ngo ukore uzamuke nk'abandi. Kandi Imana irambwiye ngo ntabwo izemera gukorwa n'isoni, kubera ko hari icyo yakuvuzeho. Kwemera gutakaza igihe cyawe ukaza gushakamo amaso y'Imana, hatumije Imana igiye kuza kugutabara. Peter azonikedera. Hari business ukora? Ufite kampani. Imana iguhaye isoko. Kandi Imana irambwiye ikuriza abantu izo manza niho zari zigiye guturuka. Hari abantu bari bagiye kukubera babi, ukizera umuntu kuva uyu munsi. Imana irambwiye ngo ntuzongere kwizera umwana w'umuntu. Ukora ibintu nk'umunyabwenge, ugende nk'umunyabwenge. Vitesta kari anadetoya. Imana irambwiye ngo igukuyeho igisuzuguriro, igiye kukuzamura, ariko ntuzibagirwe Imana. Kandi Imana irambwiye ngo ibintu byawe bitagendaga neza, byagendaga ruto birangaraga. Imana ibigukuyeho. Fata amafaranga 5,000 biri muri iyo shate n'ikorero yanzanira hano. Arimo yanzanira hano. Katuzamura icyubahiro cy'Imana. Ibyo ni ituro ry'umuhanuzi rizana. Kuva uyu munsi ugiye gukora ubukwe. Imana irambwiye ngo ugiye gutunga amafaranga, uzakomera aho iwanyu batigeze bagera uzahagera. Kandi Imana ikuzaniye amaboko, iguhaye icyo bita feva. Ugiye gukundwa, iri turo ushize mu biganza by'umuhanuzi, nibwo ugiye gutunga amafaranga. Cyakoresha Samura, haleluya. Komera Imana amashyi menshi cyane. Kandi Imana yagutegera igire gute? Mugihe gito wowe itaragera mu kwezi kwa 10 hari impinduka igiye kuba, nawe ukazavuga inasengera ukuri. Wowe gusa ibintu byawe ubikore ariko unegera Imana. Ubikore usenge, ubikore usenge.
urufunguzo ni rumwe mu gusenga. Gusenga niko rufunguzo. Bwana asifiwe. Haleluya. Gusenga niko rufunguzo. Iyo umuntu asenga, Imana ihindura amateka ye. Prestasi eleboni akili. Papa, waturutse Rusizi. Ese abantu bahanga bavuye Rusizi neza neza. Rusizi Kamembe. Aja ni kumupaka Uganda na ndio wakurarize. Wagoje kuri YouTube. Kuturuka hivi yuza. Waje saa 5 z'ijoro. Kako hano yemeze na Yesu. Ikibazo cha kuzanye mu nzu y'Imana. Imana iragishubije. Kabiri, Imana yange ngo igiye kuguhereza imodokari yawe kuri cyane. Imodokari nziza. Kandi Imana igiye kukwagura kuzabyibuha ari kuzaba mu buvuzi hanga. Ugiye kubyibuha ari kuzaba mu buvuzi. Aya masengesho Imana irambwiye ngo ikurinze impanuka wari kuzakora mu cyumweru gitaha. Hari impanuka wabwiye kuzakora, nabanaga wari mu muhanda munini cyane muremure ushashe, kandi uwo muhanda nabonaga uri kurivura utwara. Hazi ikintu kimeze nk'agatotsi ariko kari gakuruwe n'umwuka w'abadayimoni. Abantu bose mbona bari kuza barimo barahunga bavuga ngo uriya muntu yavuye mu mwuka. Ugiye kubona ngo n'abamarayika uko imodoka yanyeganyega, nabona ari imodoka nini kandi ndende cyane. Imana irangije irambwira, ngiye kubona mbona abantu bakuye gusa n'abacitse amaguru. Ngiye kubona mbona bakumenyeye kuri perimi. Ufite perimi aho ngaho yipereza. Zamura haleluya. Zipereza kuzana gutya. Imana iravuganye nanjye. Ntabwo uzigera ukora impanuka kuko Imana irakurengera. Pese itabasi pese tugirate cyane. Yesu mutundi bigamba. Mana wampamagaye ku muhanuzi. Ibi biganza ndabiseneye. Kuva uyu munsi byakira imbaraga. Uyu mugabo azatunga amafaranga. Yahuye na byinshi bimukomeretsa. Ahura na byinshi bimubabaza. Yaturutse Kamembe aza hano mu mujyi wa Kigali. Ntabwo yaraje gushaka indaya, yaraje mu nzu yawe Mana. Papa, tuwaje gusenga Imana irakiguha. Imana irakiguha. Ugende ukunde mu masomo, ukunde gusenga, ntuzareke Imana. Ntuzigere ucika amaguru, ntuzigere ucika amaboko. Igihe kirageza akazindi kureba urugendamo, ugiye kukavamo Imana iguhereze kwikorera nawe utuze nk'abandi. Akira mu izina rya Yesu. Kamukorera Imana amashimwe. Imana ikurinze impanuka. Papa, bravo. Wowe waturutse. Nende wakuzanye. Nende wazanye kupata. Umwuzukuru wawe. Yo. Wena hano. Papa wena hano. Ashoboye byose. Ashoboye byose. Papa bikafasha. Nimuhereze na kibazo. Ashoboye byose.
gusengera gatanu kagufumbire n'agafunga. Imana irambye ngo ufite ikibazo ukomeye. Ndabona ufite ikibazo cy'uburwayi, kandi ubu burwayi buhora bukubabaza cyane. Ego ntabwo yumva, ntabwo yumva. Yumva gake, amatwi asa n'ayapfuye. Imana irambwiye noneho uranyumva wowe. Imana inyeretse amagufa abiri y'umugongo ye yamaze gucomoka. Amaze gucomoka ndabona yarakoze impanuka y'imodokari. Amaze gukora impanuka y'imodokari, yaratwaye moto, imodoka iramugonga, amagwirira papa, amagufa yahise acomoka yose. Ubu umugongo afite n'ikibazo gikomeye cyane, ariko Imana dusenga igiye kumukiza mu izina rya Yesu. Zamura haleluya. Papa umurabirira, Yesu aragukunda. Nubiteho mukiza. Umurabirira bageze imbere y'umukozi w'Imana. Uvugonganya ugugenderera umutekero Mana yanjye nanjye ntusige urisoko y'amahoro. Mana niwewe zenye wasaika tabashobora kunama ntanubwo yasinze. Wino Yesu mukiza wanjye ugugenderera abandi mwese mutuge ikiganza hano. Mwese mutuge ikiganza hano. Mbega Yesu yamuhagukira. Buri wese afata ikiganza cye gutya. Tugiye guhamagara umugongo mu ijuru tuwumutereho mu izina rya Yesu. Nta mpamvu yo kugira ngo abe ikimuga. Uyu ni umusaza ufite amateka Imana igiye kurinda. Papa, Imana yagutambukije urupfu iracyagufiteho umugambi. Kuva uyu mwanya ugiye kuzajya ujya musinzire. Imana irambwiye ngo igiye gukiza ubuzima bwawe. Tuzamure haleluya. Wirira. Wese mufate ikiganza, perezida afata hano. Mana mu izina rya Yesu. Duhamagaye umugongo muzima. Duteyemo undi mugongo. Uyu musaza yakire kuba muzima. Mu izina rya Yesu. Dukuyemo amagufa Satani yashizemo yamunzwe. Mana dushizemo amagufa muzima. Komera Imana amashyi menshi bigereye. Komera Imana amashyi menshi. Ugahamagara amaboko. Komera Imana amashyi menshi. Ugazamuke zamuka. Ereza Imana icyubahiro kongera umanuke mu izina rya Yesu. Wakomera Imana amashyi menshi cyane. Zamura haleluya. Ongera umanuke Imana ikijije. Ongera uzamuke. Ongera uzamure. Mbega ayo mashyi yabaye Imana ngo tuyakomere mu izina rya Yesu. Komera Imana amashyi abateye bavugiriza Imana impundu. Imana irambwiye ngo ntabwo uzongera kubabara.
yararaga yumva ntabwo yashoboraga kunama. Jana microphone hii agatwumva. Oh my God, mbega twakomera Yesu amashyi. N'inzozi yarotaga ntizizongera kubaho. Imana irambwiye ngo amaso y'abadayimoni bari barayafashe igihe agasinzira. Uhereye umugoroba arasinzira ku izina rya Yesu. Komera Imana amashyi ikiza kahise. Yongerera amashyi menshi mu izina rya Yesu. Uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Oh Mana uri mwiza, imbabazi zawe ni nziza, imigambi yawe ni myiza kuri twe. Wowe amaze ishati y'ubukarwa bwo bagoye mikorofone uvuga amazina yawe n'aho waturutse. Manuel waturutse he? Gororero. Ese waturutse abantu benshi nawe bavuye mu ntara. Wowe ni nde wakuzanya hano? Wabwiye ikibazo ufite? Ntacyo wabwiye. None se gusengera ngo amakuru? Papa, mu bana ufite twahagaze aho ngaho. Mu bana ufite Imana iramubwiye ibakuyeho abarozi ni Uwiteka avuganye nanjye. Ndabona bari bagiye kubatwara ubwenge papa ukazajya uhorera amarira kubera abana bawe. Bahora babaruka. Mbonye abana bari bicaye mbona umuntu abagaburiye mu kintu kimwe nabonaga abana bagera muri 3. Ufite abana bagana. Uyu mugabo uzagaruka hano ujya gushima Imana. Imbaraga zakataga madamu wawe mu nda Yesu arazirangije ni bavuganye nawe. Kandi Imana ishyizeho utabarozi bitonde kandi reka babwire madamu wawe ni umugwaneza abayumva abantu bose ari beza umubwire uti bitonde. Umvise nuturi mutuye hagati y'amenyo abasamiye ariko Imana yumva inyuma y'intare. Munyemere tuzamure Imana icyubahiro cy'Imana. Haleluya, haleluya. Twongere twikirize haleluya. Twongere twikirize haleluya. Twongere tuzamure haleluya. Ugari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ayiwe ugari Yesu wabikubwiye nta kitazasohora. Ugari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Wazanye nande wowe? Muzana hano. Ugari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Ugari Yesu wabivuze nta kitazasohora. Tuzamure icyubahiro cy'Imana. Icyubahiro cy'Imana. Waturutse? Ikarongi. Dore yageze muri Kibuye. Yabaye ate? Uyu mugwayi yabaye ate? Yarwaye isanzwe kurwara akajya gutitira pararizaza aho bigeze izo gufunga amajwi igeze mangana ubucamare yabanga ataremba yarandikaga ariko kwandika ikintu amaze igihe kingana gutya.
ni wowe Mana nyamana atabarizwa izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana mu izina rya Yesu nsengeye kino kiganza kijyemo imbaraga mu izina rya Yesu. Uru rubavu rwa pararize rw'iburyo rwose Satani yishe uyu mugabo atangira agenda abe muzima, pararize yose ive muri kuriya kuboko wo gukorerwa inkuma gukorerwa gushaka. Mana mu izina rya Yesu kuvuye umwanya wa none duciye kuno gutugu Satani yamaze kugira pararize no kuguru, tubimukuyeho Mana, dushubijeho ibizima none aha yakire kuba muzima. Irabucya komera Yesu amashyi teri namwe pararize nayo amaganye mu izina rya Yesu. Teri namwe pararize yagiye mu izina rya Yesu. Birimo mu izina rya Yesu pararize nayo yagiye. Komera Imana amashyi y'akitahura. Kabone wegereye. Tera wangu uvuga tera haleluya. Tera wangu uvuga tera haleluya. Manura amaboko yawe, zamura amaboko yawe, zamura amaboko yawe, ukuguru zamura, aha gira gutya, aha ogeza umureke agende ukagera hariya n'ikimana gukiza ukandagiye gufata amazi nyamo hagomba gukira. Gukomera Yesu amashyi menshi, gukomera Yesu amashyi menshi, gukomera Yesu amashyi menshi. Ayo mashyi yakomera Imana, ayo mashyi yakomera Imana. Tumugirize Imana inkuru. Reka twazamura haleluya. Tuzamure haleluya Yesu aracyaye. Ndashyetsegera amazi aravuga arataha yifuza agenda avuga kandi arataha ari muzima mu izina rya Yesu. Tugukorere Yesu amashyi. Goma ni kirago mwese mo ntabwo ari Kirebezo, ni mu murenge wa Gashanda. Mu Irebezo ni hano hafi y'Ikibuga. Twebwe hirya ujya uzazaza ukomeza ujya Sake. waturutse kure Mana, waje gushaka umuhanuzi. Ntabwo gushaka ubuzima kugira ngo musengere. Yo yaje gushaka ubuzima neza. Ngiye kugusengera ugiye kuba muzima nuko urabyizeye. Ntabwo ngukuye ishapure ariko mu cyubahiro cyawe ikure muyishyire mu mufuka uraza kuyambara utashe gusengera Imana. Hari icyo bigutwara? Ntacyo biri buntware. Wayikure musaza. Zambaraga zose zamwanyaga wazibatiwe ndetse n'ibisizi ukabona ubura ubasha imigambi yawe singira imbaraga
Yesu ariwe wagishoboye. Urakoze Mana. Imbere tuzamura icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Wera hano genda nawe umwanya w'icumbagira agararaho ikiganza mwese mu mutugu ikiganza hano. Mana mu izina rya Yesu, imbaraga zawe arizo ziba kuri uyu mudamu. Amavuta yagiye hano uzakiza mubeho uko akora muri uriya rubavu pisitikarabos akora muri uriya rubavu mwiwe hamwe hakurya cyane. Mwese mutubwire ibiganza. Uri Imana yacu, wampamagaye nk'umuhanuzi, ataba ari Yesu, izina ryawe rishimwe. Izi mbaraga bamushizemo muri uku kuguru zimufata zikamurya, dore ko bari baravuze ko azagwara akaryama imyaka 8 barifuje ko apfa bikanga. Uyu mwanya ndamusengeye nk'umuhanuzi wampamagaye, kiriya kiganza kimukozeho gihinduka umuriro, gitwike buri marozi yose ari muri kuriya kuguru. Bitastisemaye aya magufa acomekeranya abiri aho bayangirije. Mana duteyeho amazima, dukuyeho ashaje. Mana tumushizeho amazima mu izina rya Yesu. Niyakire kuba muzima, niyakire kuba muzima, niyakire kuba muzima. Kubera Imana amashari kuba muzima, niyakire kuba muzima. Yageze gutya, gera gutya, zamuka, subirayo, zamuka, subirayo. Kubera Imana amashari gutya, subirayo, komeza cyane. Kubera Imana yakora igenda, Imana yakora igenda. Urimo urabyumva? Urumva kikubabaza, ongera usubire mu izina rya Yesu. Mbega wahaye Imana amashyi Yesu. Ntabwo wihuye ari inyuma, genda wiruka Yesu ahoraye amaguru yawe. Iruka nawe wiruka, garuka wiruka mu izina rya Yesu. Aya maguru aye mazima, subirayo mu izina rya Yesu. Genda Yesu ari kubohoza ubuzima bwawe, imbaraga zose z'uburwayi. Kapitana kuzaza gikoroje gushima Imana. Yesu aragushimira. Wapera haleluya. Haleluya. Ngaho rero iyamana gashapure kawe ijyanye na rurangije. Yo nagisha kuri ntwari. Ariko iyo nsengera abantu uba kukubwira ukayikuramo, sibyo? Ijambo ry'Imana ngo ntuzagire izindi mana mu maso, ariko sindigisha dogiteri n'izitorero waba bakubwira ati mwicara. Ibyo nta bintu Imana imbwiye. Iyo rero ashimwe cyane. Tuzamura icyubahiro cy'Imana. Tuzajya ducira abantu imanza, sibyo? Umuntu wese nuko yaguhamagara. Hano harimo abasilamu, harimo abadive, harimo abagatolika. Icy'ingenzi ni uko iyo waje hano uba ukeneye kubohoka ugasenga iki? Ibindi ntibinde. Mana we uri nkuru, Mana uri nkuru, zamura ibiganza. Imana niyo nkuru, uri nkuru, Mana uri nkuru we, Mana ni wowe nkuru. Hari indi Mana tuzunganira, hari indi Mana tuzakorera. Uretse wowe watanze amaraso ku musaraba, umwana wawe agapagazuka tw'abanyabyaha tukabona ijambo. Kaduhereza Imana icyubahiro. Mama, iyo n'imbago n'iki? N'imbago muhereze mikorofone yicaye.
wowe ufite ikibazo ki? Ubimaranye imyaka ingahe? Ubu wabaye pararize, baguhaye imbago cyane, witeguye kuyita se ukayijugunya? Ibande bibuka sengera umudamu hano ati imbago mu izina rya Yesu, nawe ugiye kuyita mu izina rya Yesu. Wizeye Yesu ko yabishobora, wamuha icyubahiro Yesu. Pararize wabaye ni gutya, ibumoso bwose bwarangetse, ukuguru n'ukuboko. Mumahagurutse mama, yera mwifashe mama. Wizeye Yesu? Wageze aho Imana ikorera rero, ugomba gukira mu izina rya Yesu. Amen. Ninde wakurangiye hano mama? Bambonye kuri YouTube, wabonye abantu bakira, nawe wizeye Imana kugiye gutaha uri muzima ugatanga ubuhamya. Ugiye kuba muzima akaduhereze Yesu icyubahiro mwiza, katuzamura icyubahiro cy'Imana Yesu mu mwami. Papa, wowe uri mu ngone ugira diplome irahagana he? Ugende kanze gato. Hari telefone ugiye kwitaba, uzabihega na 64. Azaba umugabo witwa Damascene. Hari umuntu ugiye kukuragira akazi. Ako kazi uzakamaramo amezi abiri. Nyuma y'amezi abiri uzahuriramo n'umuntu akunde umupapa, aguha akazi usinye kontara ya burundu. Imana irambye ngo warasenze n'ukuri, ariko nta kazi ushobora kumaramo kabiri. Igihe cyose ukabonye birangira bifiyarenze. Uri umuntu ugira ama opportunity menshi, ariko bigatera pe nawe wibaza impamvu. Reka da kuva none Imana ya Abrahamu na Isaka igiye kuguha akazi, kandi ako kazi ahateri kugira ugeze ushake mbere kukubaza ngo hari imodoka uzanye ngo twaba ugiye ku kazi, ubishyire bakabaraga uko biraje kuba ntabwo biri ukwezi kwa cumi utarabona ikimenyetso cyawe. Ugende ubishyire bakabaraga. Icya kabiri, akantu k'akatu karimo kureba kameze nk'akantu umutoza w'igihugu wacuruza. Wigeze gucuruza? Maracuruza? Byarahombye. Ya ubuzima bwawe bugiye guhinduka. Ibi ndabikubwira nk'umukozi w'Imana. Niba ari umuntu ugiye gukomera mu muryango iwacu, ni wowe. Banishimye. Uwo ni madamu muri kumwe. Mwibuke kuntu mwabanye ku gikoroye ku mibare y'Imana, ibintu byatsindura n'intubu, Imana igahagarana namwe babahereza iminsi. Ukuri kw'Imana abantu bazabikubita imbere, bazabasaba ntibuzabona kubera ko urufunguzo rw'inzu ndabona binjira mu marembo aho mutaha. Kabiri, Imana igiye kubahereza inzu yayo. Haleluya! Bakwikundishaho abo bantu muri bwo bagusabende. Ndabona mu maso kugira ngo utware imbere yanjye hakiri kare mu izina rya Yesu. Hari amavuta yari hano protocol, hari amavuta yari hano bawicaye, bagiye kuzana amavuta yari hano bagiye gusangira Imana bawicaye. Imana integetse kuza kuyagusenga yagusubiza, sibyo? Reka tuzamure Yesu icyubahiro.
Oh, destala pratica la stif. Ugende ufata amasengesho y'imitima. Marayika afungura amaso yawe. Urabona kamera zimwe bajyana mu misozi bajya gusura ingano. Zimwe z'imisozi zikareba hakurya. Wenye marayika afata y'amaso yawe ashiramo ameze nk'ariya kamera amwitse imisozi. Muri wowe harimo impano nini cyane yagutse. Ariko yaratsikamiwe abantu bashaka kugaragara. Yatsikamiwe n'abantu b'abagabo bashaka kuwazamura. Imana igiye kuguhereza amaso mashasha. Kandi aya maso uzajya ureba ibihishwe by'abantu batareba. Imana igiye kugukuza kuko hari intebe wicayeho. Ariko waratsikamiwe kugaragara. Umwuka w'Uwiteka agiye kukuzamura. Azakwicazanya n'ibikomangoma. Ntuzongere kwisuzugura. Babimeze. Ntuzongere kwisuzugura. Ugende ufata amasengesho y'imitima. Uyasoza uzaza gusengera Imana. Kuko hari ikintu Imana imbwiye muri wowe w'umugabo. Muri wowe harimo ubutunzi bw'Imana. Ariko nabonaga uri ahantu abantu badashobora gutuma impano iri muri wowe igaragara. Imana irambwira ngo ibigutsikamiye Yesu agiye kubigukura. Umunsi uziye yapfuye nibwo Yesaya yabonye Imana. Hari ibintu byo kugeza yawe ugakomera Yesu. Kandi ndabikubwira mu muhanuzi w'Imana. Kandi Imana igiye kuguha amafaranga. Katuzamura ijuru. Haleluya. Ndagusengera kandi uri mu mwenda warabibwiye. Ati kandi turasengera uri mu mwenda wo kumusengera. Cyangwa uri mu mwenda mwiza ndagusengera n'ukuri. Katuzamura icyubahiro cyiwe. Icyubahiro ni cyawe Mana. Amarira urira none ibwo uhamya bwawe Yesu. Intambara urwana none ibwo buhamya bwawe Yesu. Tumbira Yesu iwe gisubizo cy'ibibazo ubuzima bwawe. Dore urabona amarira menshi mu rugo harimo intambara. Satani arashaka ko wasenya. Amarira ya benshi yabaye menshi mu rugo rwawe. Imana irakubakiye. Ukijya inama n'uwawe. Satani arashaka gusenya. Uzuye agahinda mu mutima wawe. Imana ifashe ibitekerezo by'umugabo wawe. Imukuyeho zamerera kugira ngo wubake. Pista lastique. Igihe kirageze Imana ikakuruka. Umwana ari hera. Mureke uriya mwana wawe Imana iramurinze. Mama ufite amata mu rugo rwawe. Agahinda n'ikibazo. Urashaka kubaka ariko Satani ntabishaka. Hari ibitero birimo birakura ibitekerezo by'umutware wawe kugira ngo batandukane. Yesu amufashe umutima kugira ngo neze. Asifiwe Yesu. Tugiye gusenga. Tugusenge. Nijye wakuraritse. Nijye wakuraritse. Hari imbaraga zitoroshe ziri kwirukanka ku buzima bwawe. Bueno. Yaratwimanye. Uwo Yesu yishyuye ibihumbi
satani ashaka gutwara umwana wawe. Nabona ufite igitero bitakoroheye. Kwa muganga bakubwiye ko umwana afite ikibazo. Na Faisal na Hoganza. N'abaganga bajya bananirwa bategereje. Tuzamurire Yesu cyubahiro ni cyawe Mana, utuyahirenge hagati y'ibizima cyubahiro ni cyawe Mana, utuyahirenge hagati y'ibizima cyubahiro ni cyawe Mana, utuyahirenge hagati y'ibizima uri Mana yampamagaye izina rya Yesu Kristo. uri Mana inyuranye amaboko. uyu mwana tumugize muzima mu izina rya Yesu. Yego. birukanse mu magwariro yose mu mujyi wa Kigali Nyamirambo. imbaraga z'abadogiteri zananiwe Mana. uyu mwana uyu mudamu utwite yagiranye nawe mu bintu bikomeye Mana. ubuzima bw'uyu mwana tubugize buzima. waravuze ngo tuzakandagira inzoka na sikoropiyo Mana. mpagaritse buri mbaraga zose zituma uyu mwana w'umuka. Mama saa 12 z'uyu munsi bari gushingura uyu mwana. wari kuva hano mugeze mu nzira umwana akagupfiraho. Imana irambwiye uyu mwana imuhaye ubuzima kandi araye ubuzima guhera mama. hano gutya mu muhogo wiwe tuzaho wirinda umuhanuzi kumubwira ibyo rero. uwereka uyibiza n'agahinda kawe Yesu yakabona. reka kubwira ibyo mu ijoro bambwiye. hano gutya ndimo ndabona umuyoboro izamura imyenge mu mazuru. hari ifunze cyane ku buryo kugira ngo atambutse umwuka bitari gushoboka. kuva uyu mwanya urava hariya byamaze gukunda mu izina rya Yesu. twongerere Imana amashyi n'amategeko. impunga ababyeyi bazifite bazivuze mu izina rya Yesu. buri muntu wese nafate mugenzi w'ikiganza. Imana irambwiye wowe waje gusenga kuva uyu mwanya ntuzave mu maboko y'Imana. Yesu aragufasha. icya kabiri wowe waje gusenga Imana irambwiye ngo urugamba warebaga imbere yawe rwakurusha imbaraga. Imana iraje ngo ikugwanirire udakorwa n'isoni. gatatu Imana irambwiye ngo ibitero byaguteraga Yesu abikuri imbere. hari abantu hano bararaga mu nzozi mbi gusa ukararota urekeye inyama abapfuye ukagira ngo niwe babashizeho. Yesu abakuyeho ibyo bintu mu izina rya Yesu. kadugomere Imana amashyi menshi. papa nawe ndabona ufite ikibazo cy'ububani. tabuka kuri amen. papa uko ndagusenga waturutse papa ninde wakuranitse
ujye mbona twarandikiranye. Intwererano iri hehe? Reka tubireke twaganira. Mubyeyi, ufite ikibazo cy'ubuzima bwawe kandi mu by'ukuri urababara. Ufite ikibazo wari ugiye kubarariza. Imana irambwiye ngo nkubwire ngo igukuyeho diyabete. Urayirwaye? Imyaka 35. Papa, Imana yakurinanye diyabete. Uyimana imyaka 35. 38. Wowe waburaga ishati. Kandi Yesu aje mu gukiza. Rwose aragutaba itarayishitse. Imana ya Abrahamu irambwiye ngo uyu munsi wageze mu nzu y'Imana. Imana ishize iherezo kuri wowe. Papa, ukunda Imana n'umutima wawe wose. Imana irambwiye ngo ukorere Imana mu bibi no mu byiza. Imana wasenze uyu munsi ishize iherezo kuri wowe. Nushaka udasubire kwa muganga, uzaza ubuhamya. Zikuzaza no buhamya bakubwira ngo diyabete yawe yarakize. Abana bawe Imana ibahaye ubwenge kandi Imana ibahaye gukundana bagasenya umugozi. Imana irambwiye ngo ntabwo uzakorwa n'isoni papa. Wakoreye Imana, Imana ije gushira iherezo. Yakwicara Yesu aguha umugisha. Imana ya Abrahamu, uri Imana itanga uburame. Uri Imana ijya yanga ko umuntu ababara. Uyu ni umugaragu wawe. Ndi umwana muto kuri we ariko nyemerera musengera Imana. Kuva uyu munsi iyi diyabete ishirire mu buzima bwawe. Uzakomere, uzagere kure, uzabona umusukuru n'abuzukuruza. Abana bawe ntibakandagara. Imana iguteza intambwe mu mwanya y'abasetsi. Imana ishize iherezo. Amen. Rero unezerewe Yesu arakubohora. Yakwiyicara tujye gusenga Imana. Amen. Urizeye iyo ndwara urwaye yakira. Arabizeye Imana. Tagira ibiganza byawe niba wizeye ibyo biganza byawe. Ntabwo mwese nabakora aho bishobore, ariko mu gutwara impabwa n'Imana ngiye gusengera ibyo biganza byawe bihinduka umutukiza mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu Kristo, wowe wapfuye ukazuka, ibi biganza by'uyu muntu byeze ubihumanure. Bikoze mu kwizera. Ibi biganza by'uyu muntu biteze Mana. Ibiganza bye bihinduke nka ya nkoni ya Mose. Imwe yakojeje ku nyanja, inyanja igacikamo kabiri. Tidena zeni wasai wafika. Lentala zomegi elebali yaba. Ne watanga olekide Mana. Ibyo biganza byatuyemo umutukiza indwara yawe. Aho urwaye hose nibikoraho izo mbaraga zaduteraga nona. Tela ezai and wicked force. Tumukomera amashime cyemeze neza. Amen. Uba basokoje gatsatsi gaturutse. Baturutse Musanze. Mu majyaruguru. Komera cyane.
ukunda ibintu by'abasirimu ariko ubuzima urimo bukangabuka bubi. Guhera uyu mwanya Imana iguhaye amafaranga. Icya kabiri Imana iguhaye imikorere. Icya gatatu wasezeranye n'umugabo oya ugiye gusezerana mu mategeko mu izina rya Yesu cyangwa nabishaka. Ikindi aho utuye Imana irakwimuye ikuzanye mu mujyi wa Kigali. Wumvise umugabo wawe ari hano i Kigali, ntuzasubireyo. Mubwire ko ari kumuhanuzi yavuze kandi Imana igiye kumuha amafaranga atume agutunga. Kandi nawe Imana igiye kuguha amafaranga uzaba umucuruzi mu izina rya nde? Musubira Yesu yaravuze ngo mutegerereze hehe? Musubireyo n'akazi kawe. Tugiye gusenga Imana. Reka twazamura Imana icyubahiro. Zamura haleluya! Reka tuzamure haleluya! Reka tuzamure haleluya! Cyubahiro ni cyawe Mana, uturahireke hagati y'ibizima bine Ami cyubahiro ni cyawe Mana, uturahireke hagati y'ibizima bine. Pastor yabo iri wese bro Imana irambuye niyo yonyine iguteye amababa. Ariko nanditse gutyo uzabyibuha uzaruta mama wawe. Imana irambwiye kuva uyu munsi Imana iragusiye ukigera hanze nta neza birazashira udafite akazi. Kandi Imana irambwiye ngo hari amasengesho wafashe gusenga Imana, hari ikintu wayibwiraga nashaka kubwira muri aba bantu. Imana irambwiye ngo yaracumbishe kandi iragushubije. Imana investite post uzagenda ryari? Kuwa gatatu. Imana irambwiye ngo buri kintu cyose cyari gikenewe iragitanze. Imana irambwiye ngo kandi wishinga hariya mbonye ari iminsi mike izarira Imana ikagukorera ubukwe bw'igitangaza, kuko Imana irambwiye ngo ntabwo izemera kubabara. Asiya atobesta sibore ya kabra. Imana irambwiye ngo uri mu mugambi wayo, igiye kugukorera ikintu mu mujyanyi wayo, bizamenyekana ko hari Imana wowe. Imana igukuyeho umoroso. Imana irambwiye ngo hari ubuzima uri kubira bigukuyemo. Imana irambwireka igiti cy'umubirizi gishariye. Imana ikambwira ngo gikwiye kubira mu buzima bugushariye. Imana igusohoyemo nonaha. Pistembe diyabene kornari. Hari ibibazo bikurura bimugoye Imana. Umwana w'umuntu atabasha gukemura. Imana irambwiye ngo humura umuruho wawe Imana iza kugusohora. Iteka korera igisinda umugabo wawe Imana imukuriyeho gereza, kandi uzabona ikimenyetso. Uzabona ikimenyetso ko Imana imukuyeho. Tubikinishe guhera ejo uzawe ukavuka usengera umutware bw'Imana n'amahanga nanze amaboko yarajya gushyira umutware wanjye mu gereza. Wabyumvise ntuzabere usengera umutware wawe kandi kuri Imana wibwira
inyanja nini cyane imbere yawe, kandi muri iyo nyanja harimo inka. Inka urayizi, inka mu mwuka isobanura ikigeragezo. Kandi iyo nka yari yicaye nk'umugabo wawe abuka muri iyo nyanja, yaragiye kubitana n'ikibazo. Nawe uko nabonaga nawe umureba muri iyo nyanja udashobora kumukuramo, fata umunsi umwe umuseke. Bwana asifiwe Yesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kongera haleluya. Amen. Baturutse uwa kabiri rimwe kabiri hirya yawe, baturutse Kabuga, ndagenda gusengera Imana. Hari mesaje Imana imbwiye ntashatse kuvugira hano, ibikora sekonda baturaza kuyivugana. Hari ibintu duhanurira public, hari ibyo duhanurira mu ibanga. Banyumvise hari ibintu abonye turaza kuvugana Imana ivuga. Bwana Yesu asifiwe. Katurambura Imana amaboko tugiye gusenga. Mana n'ibihewe iby'insinda bizinutse bisa na devastate. Yesu ashimwe. Amen. Arabashaka gukora kw'Imana, bazamura ikiganza. Icyo kiganza cyawe uzamuye, ndatuye nk'umuhanuzi w'Imana. Imana igufumbatisha ibyiza muri icyo kiganza. Haleluya. Imana igufumbatisha ubukire muri icyo kiganza. Imana igufumbatisha amahoro muri icyo kiganza. Imana igufumbatisha uburame n'umuryango wawe muri icyo kiganza. Ndatuye nk'umuhanuzi w'Imana, Imana ifumbatisha ubuzima bwiza muri icyo kiganza. Ikintu cyose uzakora kizakubera cyiza. Amafaranga yose uzahamagara azakwitabira. Umugambi w'Imana kuri wowe uzabe mugari. Ndahamagara umugisha w'amafaranga, ndahamagara imbaraga z'ubukire, ndahamagara imbaraga z'ubutunzi. Buri ndwara yose iri mu buzima bwawe ndayirukana mu izina rya Yesu. Imbaraga zituma udatera imbere, imbaraga zituma uhora mu buzima bubi, imbaraga z'inyatsi, imbaraga za karande, zose ndategeka wakira ubutabazi bw'Imana. Sitayideba ibyiza biri muri icyo kiganza cyawe, imbaraga z'Imana ziri muri icyo kiganza cyawe, ubutabazi bw'Imana buri muri icyo kiganza cyawe. Uzatungamo amafaranga, ubukire buzakwitabe, uzakorera Imana n'umukene kugira ngo Imana yawe itazasuzugurwa. Guhera uyu mwanya mpamagaye ibyiza mu biganza byawe, mpamagaye ubukire n'amafaranga, ubutabazi bw'Imana bwose. Komera Imana amashyi. Kazungu turakwakiriye mu nzu y'Imana. Abo gutera haleluya. 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 Mana igiguhumurisha. Niwe wabaye korodineta w'ubukwe kandi wabikoze neza Imana iguhumurira. Abana bawe bazakora ubukwe bwiza n'ibitangaza. Uhagaze mu bukwe bwanjye Imana izakubera Imana. Ubu byagiye. Kama kubikiranutse kandi twatuyeho amafaranga, ubukire, ubutunzi, buri kintu cyose ukeneye. Mwese tubyerekezeho mu izina rya Yesu Kristo. Kandi uko byaje kaduha Imana icyubahiro twabwiraga. Icyubahiro ni cyawe. Sema amen.